nashaka kubabwira ko muri iki cyumweru gishize twakomeje guhangana n'iki cyorezo cya Marburg. Hari ibipimo byiza biri kutwereka ko imbaraga ziri gushyirwamo ziri gutanga umusaruro. Icya mbere ni uko muri iki cyumweru nibwo twabonye iminsi 3 aho twapimye abantu tugasanga n'uwo twapimye uwo munsi nta wagaragayeho ubwo burwayi bwa virusi. Ni ikintu navuga ngo cyiza ariko kitatuma twirara, kuko kuba twapimye uwo munsi ntitugire aho tubona ntibivuga ko ejo ariko bizagenda ko iyi virusi nyine ifata iminsi kugira ngo ayanduye abe yagaragaza ibimenyetso ndetse aba yanapimwe akaba positive. Twizere ko bizakomeza gutya, ariko biraturuka ku mbaraga ziri gushyirwamo haba kuri twe turi mu kazi ko guhanga n'iki cyorezo, haba n'abatwumva bose, ku buryo wumvise bya bimenyetso wese atwitabaza, kuko nibwo tumenye yuko hari n'uburwayi. Hashobora kuba rero hari abantu bakiri kubyitiranya na izindi ndwara zisanzwe na malaria n'ibindi. Hari aho twagiye tubona umuntu akeka ko ari ya malaria igarutse, hanyuma tukaza gupima tugasanga ari Marburg, wakurikirana ugasanga yari no muri afite aho ahuriye na bya bitaro handi twabonye uburwayi. Rero tuributsa abantu bose yuko bakomeza nabo kugiramo uruhare rukomeye, kuko iyo abyihereranye abatangiye ubundi bwandu ku rundi ruhande bunagorana cyane kuba twabimenye. Ikindi twabonye muri iki cyumweru ni uko abakize bakomeje kwiyongera, bakaba bamaze kuba 18, abitabye Imana 14. Nabyo biratanga icyizere yuko ubuvuzi buri gutanga umusaruro, ariko no kuba turi kubona abantu kare barwaye bagahita bavurwa, nabyo biragaragaza ko gupima kare ari ingenzi. Kandi upima ari uko wabimenye, ubimenya ari uko ufite nyine ibimenyetso n'uburwayi cyangwa wahuye n'abarwaye abitangaje ku gihe. Nacyo ni ikintu dukwiye kwibutsa. Cya gatatu cyagaragaye muri iki cyumweru ni ibijyanye no gukingira. Gukingira byarakomeje kuri doze 700 twabonye, 600 zirenga zamaze gutangwa kugeza ku munsi w'ejo. Uyu munsi turakomeza gukingira. Dukingira rero abantu bahuye cyane bahuye n'iyi virusi cyangwa bahuye n'urwaye, kugira ngo tubarinde ko yabatera ubwo burwayi nyine, kuko iyo yamaze kwinjira mu mubiri ibyayo n'imiti iri kugenda itangwa ntabwo biba byizewe cyane, ariko icyiza no kuyikingira ngo itaninjira. Rero urukingo rwagiye rutangwa cyane kuri abo, ku baganga bari kuvura cyane, ntabwo ari abaganga bose, nta nubwo ari urukingo rwagenewe guha abaturage bose cyangwa abaganga bose. Ni urukingo uha umuntu wahuye n'iyo virusi, ibyo bita mu rurimi rw'icyongereza ring vaccination, cyangwa se ukaruha umuntu ushobora gufite aho ahurira n'iyo virusi mu buryo bwihuse cyangwa se uri kuri risk. Abaganga barabyitabiriye cyane abari muri ako kazi, ndetse ubwo doze 700 twari dufite zari zisa nk'izidushiranye, ariko twaraye tubonye izindi doze 1000, ku buryo biza gutuma abari bazikeneye bose babyifuza rubasha kubageraho. Turakomeza rero gutanga urwo rukingo kugira ngo duhagarike ikwirakwira ry'iki cyorezo. Gusoza no gushimira abo turi gufatanya bose, abafatanyabikorwa benshi cyane bahurizwe hamwe na OMS, umuryango ushinzwe ubuzima ku isi, ishami ry'umuryango w'abibumbye. Umuyobozi waryo mu Rwanda ari hano. Bagiye bakusanya bafasha kugira ngo abadufasha babashe kuza mu nzira nyine y'ibyo twese tugamije kugeraho, ndetse hari n'abandi bagenda baza mu gahoro. Mu gusoza ni ukwibutsa ko urugamba tuzarutsinda, ariko ari uko buri wese akizemo uruhare. Hari ababishyizemo ingufu, ariko hari n'abandi bumva umuntu umwe babiri atari yarababwiye yuko yahuye n'ufite ubwo burwayi, mu kumva bimenyekanye bitinze. Baracyari bake, ariko n'umwe ashobora guteza ikibazo. Niyo mpamvu twibutsa abantu bose bafite ibimenyetso by'umuriro mwinshi, kugira umunaniro, umutwe, gucibwamo, ntibatekereze ko ari indwara malaria n'izindi zigira ibyo bimenyetso, atekereze ko ishobora kuba ari virusi, cyane iyo afite aho yahuriye n'aha ngaha nyine aho twayibonye yari yibasiye mu bitaro bya CHUK na King Faisal Hospital muri ICU cyane. Nagira ngo twongere tubigarukeho yuko n'impamvu hatigeze hafatwa ingamba zo guhagarika imirimo n'ingendo mu gihugu n'abinjira n'abasohoka, nuko twabonaga ko icyorezo cyagaragaye ahantu hazwi,
abahuye n'abarwaye barazwi, amarisite turayafite, turabakurikirana umunsi ku wundi. Ni ukuvuga ngo ahantu kiri urakibona, ntabwo ari ngombwa ko ujya gutera ikibazo kure yaho, kandi aho ikibazo kiri muri kuhakurikirana mu buryo buba bwarateganijwe. So ni nayo mpamvu rero ni kubavana bajya mu Rwanda ku kibuga cy'indege, navuze ingamba zihari zinarenze ibyo wagakwiye kuba ukora ukurikije n'ibyo ufite, ariko kugira ngo turengere cyangwa twirinde ko hagira na ya 0 n'ibice ya risike yabaho. Turongera rero gushimangira yuko abaza mu Rwanda, abakorera inama mu Rwanda, abakomeza imirimo yabo yose babikomeza, kuko uko tubibona aho turi gushakira icyorezo ntabwo byabangamira iyo mirimo yindi. So tunashishikariza cyangwa se tubwira n'abandi bafata ibyemezo ku ruhande rwabo yuko impamvu leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kujya inatangaza imibare y'ibihari byose mu buryo bwose bushoboka, ari kugira ngo ugiye gufata icyemezo abanza arebe se niba ngiye gufata iki cyemezo bijyanye n'imibare ihari n'ubushakashatsi buhari cyangwa hari ikindi. So abenshi rero barabyumva, abadusabye kujya gusura ahantu hatandukanye. Twakoze ikiganiro ejo bundi n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, bifuza kujya gusura ku kibuga cy'indege ngo birebere uko gupima cyangwa gusuzuma uwaba agiye kugenda ko nta wajyana uburwayi ahandi. Byose barabibonye, barabishima, ndetse binatanga nabo icyizere bituma batafata ibyemezo bihutiweho. Icyo ni muri ya gahunda yacu ya leta y'u Rwanda yuko ibyo dukora byose bishingira ku bushakashatsi n'imibare n'ubuhanga kurusha uko byashingira ku marangamutima cyangwa se ku bindi. So nibyo tuzakomeza gukora muri iki cyorezo ndetse no muri COVID-19 n'ibindi byorezo byabanje. Niyo yari gahunda, niko byagendaga. Aho iyi virusi yaturutse akenshi ni ikibazo kigorana kugisubiza, kuko usubira nyuma mu mateka ushakisha, hari ibyo turi kwegeranya, hari n'ibyo dushobora kuzabagaragariza mu minsi ya vuba, ariko bitavuga ngo ndabizi neza naha ni ukugenekereza. Hari abari kubikoraho, twari tuzi ko biza kuba byarangiye uyu munsi tukabibagezaho, ariko ntabwo birarangira. Ni ikibazo mwatubajije ubushize kandi tuzabasubiza. Ibyo tuzaba dufite, ibyo twabashije kwegeranya mu mbaraga zose twashyizemo n'abafatanyabikorwa bacu, tuzabibaha kandi tuzajya ku mizi y'ibishoboka byose. Kugeza ubu ntabwo iki kibazo nahita ngisubiza, kuko hari ibipimo bikeya, hari ibyo twakoze mbere byarangiye, hari n'ibindi turi gukora ubu tuvugana. Hari ibyo gupima abasirikare umubiri ukora iyo wahuye n'undi, hari ibyo gushaka ubwoko bw'iyo virusi ukayihuza n'izindi, hari guhuza noneho na ya makuru yo kubaza wagiye he umurwayi wa mbere. Ibyo byose iyo umaze kubyegeranya nibwo ugira umwanzuro uhagije, igisubizo kirambye. Rero turashaka kubikora vuba nabyo bikamenyekana, kuko hari n'ibyorezo byabanje na n'ubu mu myaka 10 ishize batarabasha gusubiza icyo kibazo, ariko intego yacu yari uko tugisubiza vuba bidatinze. So hatagize igihinduka nko nitwongera guhura, dushobora kuzabaha amakuru arambuye kuko twagiye dushakisha dusubira. Icyo ni kimwe. Hanyuma ku kijyanye na gukomorera amashuri no kujya gusura abana mu mashuri, ni byinshi, hari ibyemezo byinshi byari byarafashwe mu cyumweru cya mbere, biragenda bivugururwa. Hari ibishobora guhinduka, hari n'ibishobora kwiyongeramo. Ntabwo nabivugira ibizahinduka kuko hari urwego turi buze hari urwego tubikoreramo, dusuzuma. Ubundi biba bifite ibyumweru 2, amabwiriza amara ibyumweru 2. Igihe kirageze rero ko twongera kuyasubiramo, ubwo amashya nayo tuzayabatangariza mu gihe cya vuba.